kujya mva mu kazi nyure iduzeni y'amakariso hekeya nyure umugati cyane n'indangi tunabandi wakana anangire Amirasha Venusi. Salam. Uracyara Watinzera waruri he? Nta mugabo utinda sha. Tinde muga. Muraho. Ako naye nukaganira. Ahubwo se mwari mumeze neza? Gatura. Ndahengereje mbona muri aha. Ngira nese. Hano se ubona ibintu byagukubaganyira. Kanica imbere n'ubundi se. Abagabo n'ubwo twaye n'ibibazo bikomeye cyane. Ibibazo byinshi. Bo. Ariko ngira ngo nawe uratubona aho tumere cyane mukomere uyu munsi rero nubwo twategereje kuvuga ati bagabo twese duhurire hamwe tuganire kuri bino bibazo bigenda bitwugariza tugenda tugwa mu mutego w'abakobwa urumva ariko twavuze ati uyu munsi turaza kuzanamo gitifu tugira inama tumubwire n'ukuntu ibintu bihagaze araza kuza nawe nakerewe araza kuza mu kanya arabahageze nagira hano nyine turaza kubigira uko tubigenza uze kumubwira ko nakerewe nta kibazo twebwe tugiye gukora naye inama yo kugira ngo turebe ku buryo twakwirinda nk'ubu ngubu umukobwa wa Simone bamutinye nawe aratwite akunda basigaye babikera bazirya mu biryo inda bazirya mu biryo muravuna uko kabisa mushaka mwana kwiha amashyirega bo mwakoze kwitabira buriya iki gikorwa twavuze ateka tugitangize tuvuga ati bishyira akagoroba k'abantu b'abapapa cyangwa se k'abagabo tuvuye natwaye kwirara tukaganira noneho twabiganirijeho n'umuyobozi atubwiye ati azaza kuza naho yageza abaturage aje tuzatuganire n'ibintu bisanzwe mugabo mugenzi wacu twageze mu rwego gitifu wacu n'umugabo sibyo ande turanaturanye umuturanye ntabwo twagira ibibazo ngo abari kudufite tabikemura niyo mpamvu rero ubu ngubu twatangije igikorwa cyacu cy'ubufatanye ndetse hagati y'abagabo n'abandi tuzategana n'abandi washa abagabo bakeyara n'abandi bazajya bagenda baza gake gake rega ubu ngubu niwe turi kubitangira kubera nyina n'ubwo kubitangira abana ko babimenyeye n'ubundi bise nk'ubu ngubu naciye iriyepfu sanga bamwe barindira bavuga ati muze tuzamuke twarabivuze wa mukangurambaga yaragiye arabivuga hose ubundi kuva bari gutangira ntaga mbeshi barabimenya ariko bakumva agaciro kabyo ariko kugira tubikora bazagere bamenye ariko uko tuzagenda tubikora bifata ingamba tuzashyiramo n'iki naka koperative twitubwire ke twizigama ubu ngubu urugero mu gitondo bazanye ikibazo cy'umukobwa wa Domine bamuteye kandi iriya nda nta wundi muntu yitera nitwe gabagabo nitwe twivamo basore bacu twibyariye na negatifu ntarabimenye kandi murabona ejo bundi gitifu w'umurenge igihe azina ahangaha habaye inama muzi ibintu byahabaye yabashimwe abagabo tuzakora iki ushobora no gusanga n'ajya batirinda nazo ngira ngo ntabwo njya mbikora ariko n'abagenzi banjye barabikora bose biravugwa ko abagabo bari babateye sibyo twari kwitana ba mwana twese turi abagabo twese turi abagabo uretse ko wenda twihishirane nanjye nitereye indada barabikoze kuzihane niba ari uko ntabwo ari umuco waradushobora uratinyuka kabisa uratinyuka woka uri kumuseka oya baravuga ngo umugabo ahaguye mugenzi warenze aho twatsi si musetsa ahubwo narimwenyuye ariko si musetsa ariko uri ikigwara cyo tukiri ibintu mu gaciro niba utuye umwana w'abandi nda ukamuta ku gasozi se ngiye nka mudugudu nzakora iki se nibwo tuvuga ngo tuzafata umwana wa runaka dufashe uwa runaka dufashe uwundi uturutse hirya no hino fashe n'uwanjye none abakobwa bari kuza n'ahanga bari kuza bakajya mu mazu nongera nacyo nyishyireho nacyo nyivuge umuntu urangira gufata inzu akajyamo umukobwa nta kazi afite nimwe muri kuduteza ibibazo mujye mukodesha inzu yego simvuze ngo amafaranga azazo yanjye ariko mushyiremo iki n'inyurabwenge ufashe umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wamukodesha umuhaye inzura ngo goye amafaranga azakora impamvu tuzajya zigize ibiraro aramfunze shanda bizi
tubwira ikibazo cyo kutubwira buriya nuko nabivuze ngo nateye inda nkasanga muranasetse kubona narateye inda ariko ndarira wumva ariko ikibazo kiri hano hanze mudugudu wenda hari igihe ubizi ariko utabizi neza kubona yateye inda ndabyemera pe ariko kuba narateye inda yewe ndarera kandi dore ikintu kimbabaza oya nawe nukari nose utera inda ufite umugabo nkwibariza utera inda ufite umugore ugiye gutera inda abana b'abantu babazi umwana wateye inda afite imyaka ingahe 10 afite imyaka ingahe 10 n'ingahe 18 se uri umugabo ufite imyaka 40 mukubye gatatu uwo mwana ni wamwitiye ubuzima bwe hazaza bwe ntababwanyi none se abasore bari gutera abakobwa inda nene batujije niyo myaka 18 wanayiteye bagize bakamuta urumva bangiza bakajya no kuri ribu nibanakurikirana uwo mwana bamurere nanjye wateye umukobwa inda w'imyaka 18 yemewe na leta nkaba ndera urumva twahurira he muri make ibyo ngibyo mufite umugambi wo kumurera sibyo ariko nose basi umugambi wo kumutunga byibuze engene nicyo kubaza sibyo ngubu akebo nituvuga ngo akebo nigeramo uko wahita umukobwa w'abandi kandi nzi ko wabyaye ufite abana 3 abakobwa 2 n'umuhungu umwe ndakuzi afite umukobwa ukuze se ugeze mu myaka 10 n'ingahe none se bo nifareka nkubaza niba uriya mukobwa wawe Clemanse niba muterinde akakuzanira umuzukuru akabyarira mu rwishuro ya mbere akabyarira mu rwishuro ya kabiri cyangwa se uzumva wishimye tubwire mujye mukora ibintu ariko mumenye ko namwe mwabyaye none ujya ukora ibintu wumva ko nawe babigukorera ujye wumva ko wabinkorera ngiye ni nabigukorera ese wumva ko umubyeyi w'uwo mwana warbaye pati yarishimye yarabyishimiye yarabyaye abana yarabyaye uri umugabo natwe abandi ariko nyine buriya n'impamvu twiteranyijwe n'ahangaha kugira ngo tujyane inama nubwo biri mu bagabo gusa n'abasore birimo ahubwo gihe kibazo abasore banyuse umusore wawe ikibazo ni kwibaza ubu itifa agiye kugera hano itifu ndabizi neza agiye kuhagera turane se sha mwabaga mu agiye kumama yamamagara ambwira ngo araza kuza none kwibaza raporo bari kumusaba kurundi raporo ziva ku murenge zava ku murenge bakazaga itifu nawe akatubaza twebwe bande bamedogo ariko tukaza kureba bande abisi none kwibaza nagira hana kamaza dufite ko bangaye bateye ubu ngubu dufite abakobwa 48 mu kagari umbwire babandi bafite abana bahe ubwo 48 n'abafite abana n'abatwite n'ababyaye bafite iminja ku mezi 3 kandi ikibazo giterwa n'aba bagabo nk'inshuti yacu wese njye nkubona kwa Filipo ariko ngiye ntabwo namuteye inda mudugudu cyo dusekana ariko buriya umudugudu wawe urimo abasore benshi nibyo rero ndikubwira sibyo uri gushinja abandi kandi njye narakwiboneye neza umukobwa wa Filipo ariko se wambonye njye narakwiboneye wamiseho njyewe niba hari saa moya z'umugoroba mudugudu niba waranambonye rero ntabwo ngende ntereta abana bato ni umugore ukuze mukuru nashatse gutereta nawe yarananiye ariko nabwo nabitewe n'ikibazo nifite mu rugo iwanjye umugore w'iwanjye yari yanturatuje mfite ibibazo bitoroshye ndavuga reka nshaka ibyishimo ariko njya kubishaka ku mugore mukuru ukuze ntabwo ari umwana kumakaye njye narakwiboneye umukobwa wa Filipo muri kumwe saa moya rwose uya nta kintu twavuganaga njye narakwiboneye nka saa moya mudugu rwose bimvuga rero wamiseho ariko ubundi muzana abagore Filipo mwari muri kumwe nka saa moya se n'uwo mukobwa uri kuvuga uriya mukobwa burya ni uwa Filipo se uriya twahuriye mu nzira mvuye ku kazi buriya wamubonye ari kunsezeraho atashye ntabwo nari nzi kare mwese ndabazi nubwo nawe uri gusekana nawe ndakuzi neza windigisha ndakuzi ndajya ku mugore wanjye ubwo nimumvaho ngasizuba byoshitse uriya mugore uriya mukobwa umutereta twahuye inama nabagiye akabagore b'abandi nanjye nabijyagamo sinabaseka ariko kuba mwangira icyizere mukanura nese mugatishaka kuzababera iki inangarugero ibiryo by'umuturanyi biraryoha wa mugabo no kavuga ibiryo by'umuturanyi byo ni ibindi nyine ariko muragerageza ibyo birumvikana ko twifata neza ngubu tureba ibyo ndikwibaza ubugenda asobanura gitifu byanyuruye kandi bibanza gitifu bibanza nawe ari kuza gitifu nuka tembe ni kare
kagira inka n'amafaranga giteye murabona umuyobozi wacu rwose mushashagirira mu cyapa cya umuyobozi wacu murasa neza rwose muyobo nawe urasa neza kabisa rero tukatuganira hano ku kibazo umuyobozi reka nta kuntu tutasa neza utuyobora neza urasa nk'igisubizo cya tugenda Yesu duhura nabyo nk'abagabo hari ibibazo tugenda duhura nabyo tuvuga ngo twayashyizeho twebwe twahuye ubwacu mu kagoroba k'ababyeyi kuwa kabiri turavuga ati rero tuganire nk'abagabo turebe ni uko nyine abagabo n'ubundi babaye bake ariko oya ni byiza rwose mubanze mwiha amashyi rwose yego umuyobozi wacu urakoze rwose ibi ngibi umuyobozi wacu tugirira ama oya na twa turaporo wagiye utumpa tugiye dutandukanye rero muyobozi umwanya ni wanyu murakoze cyane mbanje kubasuhuza cyane turakwikirije muyobo wamashyi umuyobozi wacu rwose murakoze cyane mbanje kubashimira kuba mwitabiriye gitifu mu mudugudu yambwiraga ko muri bwawe muhari ntange ntekereza ko ndi umuturanyi ahangaha hafi ahangaha ndavuga ati ngomba kuza nkaganira n'abagabo bagenzi banjye kubera ko rero baturage nsanzanga ntimugire ubwoba ntimunti njye ndi umuturage usanzwe rwose ntimundebere muri bya bindi by'ubuyobozi ubu naje ahangaha ngo tuganire nk'abagabo bagenzi banjye sibyo se si muri abagabo se nanjye nkabundi ubu tugiye kuganira ko bya bibazo tuba twugarije nibyo tuba twugarije mbese bijyanye na rusange ko cyane cyane muri uno mudugudu wacu harimo ikibazo cy'abantu b'abapapa batera abana bakobwa ikibazo kirahari icyo kibazo kirahari cyangwa mudugudu oya na mudugudu amaze iminsi abimbwira muri raporo yampaye ndumva ahangaha muri raporo yampaye yaranyerekaga yuko muri mudugudu wacu harimo abakobwa hoya no kuri raporo ahangaha yo kuri WhatsApp ndumva wari warabimpaye 48 niko se bagabo nimumbwira kuko umudugudu wacu kandi amakuru njya numva hari ukuntu ujya nshaka kuba papa bari gufata agacupa bari kuganira ku bibazo bibugarije ugasanga nabo barimo ugasanga nabo barimo ubu kandi ubu nangaha twicara ngo wasanga hari umuntu wihengekeye umwana w'abandi inkoko ntabwo zabura mu zindi mbese wowe ko ndeba wowe bimeze bite ubwo ntiwakoze amarorero ntabwo wakoze amarorero mubivuge nimumara kubivuga tubishakire umuti turebe uburyo twabigenza ubwo ntiwakoze amarorero mu gutinya se ko ndeba ngeze aha mu kijima kandi mbabwira ati muhumure ntabwo ndi bwabafuye ntabwo ndiye naje kugira ngo tuganire ku bibazo bitwugarije turere abana bacu nibo Rwanda rw'ejo rero turimo turabyina tugira gute tuvamo niko umunyarwanda aca umugani aravuga ngo rero turimo turabyina tuvamo reka turebere abana bacu turebe Rwanda rw'ejo sibyo kandi mumbwire kuko nyakubahwa umuyobozi rero ngiye ndasa ku ngingo mfite ikibazo mutanyivuga igihe ikibazo mfite cyatumye nterana nawe ni ikibazo cy'urugo ikibazo mu rugo iwanjye sinumva ko birimo mu dugu sinumva ko birimo ukabona mfite ibibazo mfite ikibazo mu rugo iwanjye mfitanye ikibazo n'umudamu ntabwo tumeranye neza mu bijyanye n'imibereho mu buzima nyakubahwa umuyobozi mfite ikibazo mu rugo iwanjye nicyo cyatumye nterana n'abagabo hano ngo mungire inama none ngeze amahirwe kuri n'umuturanyi wacu uri umuyobozi oya rwose ndi umuturanyi wa hafi rwose aho ndumva uri buhamye mukazamugira ikibazo mpari ngiye muzajye mugira nta kibazo mu rugo iwanjye umva afite ikibazo kitoroshye kubona uri umuntu w'umugabo sinakwirirwa mbivuga cyane kugira ngo nsabye imishyikirano n'umudamu w'iwanjye ati ndajya muri RIB vote madamu wanjye wamfashe neza ati rwose icyo ukora cyose nge biraba ari ukumfata ku ngufu ndajya muri RIB muri make ko wigenze umugore wanjye naramwishyura ayo ni amakosa nimungi inama ayo ni amakosa bivuge neza yaremeye cyo kujya mu cyumba biranga ndamubwira ni n'umushahara wose mpembwa madamu wanjye nzajya nkukugezaho nkukubarira ububone ariko umfashe rwose ayo ni amakosa rero ko iki gihe ibintu byarahindutse ntabwo ari nka bimwe bya kera niba madamu mutumvikanye ntabwo ari kujya ku ruhande kogeye kunya hose ukora n'ibidakwiriye ugakora n'amafuti ugasanga n'inzego z'umutekano ziragufasha zikujyanye kugufunga bitewe n'iki n'uwo mujinya rero ko iki gihe ibintu byarahindutse turi muri digital ntabwo tukiri muri analogue sibyo
ko iki gihe umuntu asigaye ashaka umugore akamukwa bakamushyingira akibwira ko birangiriye aho ngaho agaterera iyo ngiyo akazajya niyo yamukeneye ngo yewe runaka ibyo ngibyo ntabwo bikibaho ni ukumutereta umuzana no mu rugo ugomba kumutereta muri make waramuteresa arakwanya nyumve neza wewe uramuhatiriza ugomba kumutereta mukaganira madamu ubwo itashye madamu umufata gute ako se muyobozi impamvu ndi mfite iki kibazo ni umudamu w'iwanjye naramukoye ibyo ntantu bikibazo ese niba naramukoye ntabwo ngomba kumufata kumukwa ni ibya mbere no kumujyana mu rugo ni ikindi none se ubu ngubu ibyo kurya biba bihari mba nahaye icya kabiri umwenda mwiza arawambara icya gatatu iyo nahembwe ndamusohoka gute ngomba kwirirwa mutereta musaba iyo serivisi kandi ari umugore wanjye naramukoye yemwe bagabo namwe nuko bimeze namwe nuko bimeze umugore no kumutereta umurambagiza ukamutereta umuzanye mu rugo ugakomeza ukamutereta pakamugeza no mu zabukuru ugomba kumutereta ubwo uramufata ukamubwira ngo mu rurimi rw'amahanga baravuga ngo sitomakeya umuyobozi rero icyo nkeneye ni mu nyumvisha uburyo ki umugore namukoye akaba ari mu rugo iwanjye nkaba ngomba no kumutereta mubimbwire mpaka byumvise mbere ko bajyaga kudushingira bakatuzanira abadamu babatwaye mu kirago biracyabaho ukamubona bukeye cyangwa hashije iminsi biracyabaho wowe ntabwo uzaho iterambere rigeze mubwire noneho mbyumve neza reka ko iki gihe ntabwo ari uko abadamu bakibafata ibyo byo kumuko ntabwo bimureba ibyo byo kubuhahana no mu rugo yararyaga wabo yararyaga niwabo baramwambikaga cyane ndetse yaranabyiguriraga ibyo ngibyo nta hantu bikiba ahubwo dore ukuntu ngoze iki gihe twakagombye kuzitwara twakagombye kurebera umuti tugakemura icyo kibazo kuri iki gihe ni keya utamuhaye na keya no kuburira nabwo ntaho byakora ndetse umuyobozi ubwo nabigenza nte kugira ngo umugore wanjye aduhuze none mumbwire we banza wikuremo ibyo byo kuvuga ngo urahaha uramugaburira mwambika reka nawe yamagambo meza umeze ute wiriwe utamakuru ugasanga utaha ugenda urwana ugira gute mubwira nabo usanga yananiwe ati ibi ngibi bikubita amashoti muyobozi ubu nimva ahangaha ngende muterete nishiri wowe ugende umuterete wowe ucara kuri kantine ni wagura akabombo kabe ati sheri wanjye akira rwose mayirapu urebe ko ibintu bitaba tuzagaruka kwa gatanu uzacyubuhamye ya rwose kakantu ngiye kugakora ningera mu rugo n'undi mugabo nawe wari ufite ikibazo nk'icyo ngicyo ndumva inama nibihinduka nuko njya gutera Zifani bikunze nawe inama n'izo ngizo nawe kwikigiye rwose ntabwo uziko nanjye iyo nataza aha hantu natari kumenya ahantu byabereye umugore wanjye namuciye inyuma mbyara umwana hanze maze kumuca inyuma mbyara umwana hanze ariko sazi ikibazo nagize nk'umugenzi wanjye aricyo nawe yagize ako nizere ko wumviye nuze ko ngiye guhindura ibintu icyambere ngiye guhindura umugore wanjye ngiye kujya mva mu kazi nyure iduzeni y'amakariso muhekeya nyure umugati cyane nindangiza ningera mu rugo muhobere muyambire muterure nindangiza ubundi niyo yiza abagabo bateranye nacyo ugize ngo se n'abaraba hanze ngo wakoze cyangwa bakaguhera mu buriri ese ubwo wagize ari kiza barusha abagore bacu mu cyaheze sha mu bishyimbo noneho na twa tundi wari gutungisha umuryango uratumushyira akatujyana mu gitondo ugasanga nta kintu muyebo wakoze kuba waje bitari kure ariko turi guha make hari ikindi kibazo ngewe hari ikindi kibazo cy'ibisambo bitujengereje bituriza ariko Yohana dore mudugudu umva mudugudu yari yakingeje ubu narabitanze muri harakwibye urazi muyebo byagenze gute fone yanjye dore yahindi barangubise bamureka ku gisenge ingofero yanjye hasi bagutege hese igihe utabara ya ngofero yawe nese ibyo bisambo kumva ngaha mudugudu yaranyohereje wowe ibyo kubwira nako nkubeshya mudugudu yanyohereje raporo ahubwo ndumva ari abantu babiri niba ari abantu babiri babasengereje abantu babiri abo bantu babiri amazina yabo ni bande narabashaka harimo Yohana niba ari Gakwete Gakwete najya nawe mwumvisha hano nimugoroba ngo hari umuntu yaguye ngo bita Gakwete niwe rwose Gakwete yo Gakwete
Nge ngo arabimasenga nta muntu ugihinga akajumba ibitoki by'abandi barabimaze rwose wamutunga nta nubwo yijyana noneho gakwege wagira ngo afite umudayimoni aca hejuru y'inzoka akagenda se nta muntu uza hano barira ntiwamutunga na panosere abo bantu se mudugudu yabazanye tukaba twabagira inama batarajya dore n'abaciyeho hariya hatari reba ko nende ko ndababona reba ko bicaye urababona maze ntitubagire inama ibintu byose bipfa kuko tutagiye abantu cyane byo gushima ko guhora tubona abantu bafunga kandi twakagombye kwicara tukabikemura tukareba niba afite ikibazo twamugurira n'igare akanyonga agashaka icyo akeneye ariko ntagomye gusagara abaturage wamutunga tumugurira igare ejo ndasaba yagize gute yamenye ubwenge yagiye kwiga piri noneho dore muyobozi aho kugira ngo tugumye dufunga abantu none se muyo kamvukurume ihene irabyara ukwezi kumwe akayibarira abiri akayibarira atatu ane ahita yishyira mu cupa bagabo bagenzi banyu mumfashe ibyo gufunga rwose ntabwo tukibishaka ibyo kwigwa tujyana abantu mu bugenzacyaha muri ribu ntabwo tukibishaka twicaza abantu tubanze tubagira inama tumenye ibibazo bafite sibyo mwebwe ntabwo mwumvishe ibibazo mwari mufite zibikemutse niba bazane hano mudugudu ahubwo nzeka nze muhamagara reba rwose reba ubanze niba abibonye niba nimbasize ariko aba bantu bazani wababonye banguka babangutse ndumva na mudugudu yababonye ndumva mudugudu nababonye reka baze ndumva tubaganirize tumenye ikibazo sibyo kuko kugira ngo tuzaye duhora mu rozi singaba abana bana se shabu ndumwaso mwamuse mutego wanka wowe urambaza ave muceceke cyangwa funga muceceke mudufunga niko mudugudu abandi babandi bayogoje abaturage dore kiri cyahi cyacapira kikubiraga wamwibye ahubwo muyobozi turifuza kubasaka tukareba reba nazankwe izi nkweto subu dore na telefone sha reba ko ari miyage dore telefone wawe dore telefone ni gatatu telefone n'ibizabanya nizacu twaje tuba izi telefone zibike izi nkweto z'abo bana zazirangisha ibisambo gusa hafeto cyangwa kanze mpamagara polisi shaka reka nze bageze kuri polisi ibingibi byo barabita kanze mpamagara polisi ibajyana ijambo nta nubwo nasinze ntabwo muzongera kwiba kareka n'izina ry'Imana yo mu ijuru uwo twigiye giye guhamagara reka nze mpamagara polisi izibambika amapiri bajyana nitwongera muzadukubite mudukubite aba bantu mugomba kubitaho mugomba kubitaho kuva basabye imbabazi ubu mugiye kwisubiraho ibitoki by'ahantu bijyana kwamura abaturage katubabarire muyobe kabura kubazoke katubabarire we nkorera kaporo gatoya nkore imyirondoro yabo yose mpereze n'irangamuntu zabo banze bashyire ku rubuga yuko basabye imbabazi yagira urabona ko ngera yibonye yuko umudugudu atubwira ibikurikiraho by'aba bantu tugiye kubababarira umuntu uzongera tukamubona mugiye kuba amarangamuntu yanyu mbandike mwese ahantu tuzongera kumva umutekano uwo niwo muti rwose uwo niwo muti turabyanze ubwo niwo muti uwo niwo muti nta wundi ni ukubafunga nibongera